yawe ngo muyango ugenge kimenye ngo muba ari nagira ati gowe no avuze wari muravuga kuri kakarayivu ira ngo ndungo ngiye kurya bayi genda urye n'uburi ntabwo wari ugiye gutangira ibindi saga. Aho muyango ari innocent bro. Muyango ari innocent. Muyango ari innocent, ariko rero ugomba gutekereza nk'umuntu wakoze ingo nkanjye umuntu wagiyeho mu rugo rukamunanira mbanze impamvu rwananiye. Rero mwe ukuntu mubona ibintu siko mubiba, niyo mpamvu nashobora kuza kubura live bwanyu koze mwese muri abantu batari bwubake ngo basenye, urumva. Ariko nyine ubundi nkuko nguma mvuga ati kukagumugumyeho buriya bari abantu bagombaga kubaho kuriya bikanga bakabyubaka bikongera bikanga bakabyubaka paka nta gutandukana. Urumva rero Muyango nkuko rari ndimo navuga ariya cye Muyango muzi na kimenyi ntago nzi Muyango wenyine. Ngenda ndabasura nterura mwana ndi kumwe mu rugo turi dusurana ngiye Muyango andyohera ari kumwe na kimenyi setu. Yego. Ibyo bindi ndeka nakundi jyaho ngaho niho naho. Ariko ni nabyo so. Mvuze gute subiramo abagamo mvuze. Uravuga ngo uri kuri Muyango sijya? Ndakubwira ati Muyanga ariko Julie BMGZ ngo BMGZ na Julie narakwandikiye inbox kandi urabizi ibintu twavuganye ariko ntabwo uri murakurikiza amategeko n'amabwiriza. Julie ikibazo afite arasuzugura ingo cyane mbaza gute ndahira ngo n'izina ry'Imana cyane mbaza ati yagusuzuguye gute. Julie yarandishe andiha amadolari 200 sheri shugu imagine amadolari 200. Ayo nyakora iki uyo nkofant yandisha amadolari 200 ngo mutwiki. Yundisha amadolari 200 uko sanzwe mbigenza gute uhitiye gusubiza iyo namusubije muri iki iyo urayarya ntumutwikire. Thank you so much. Iyo nta gusubiza Julie amafaranga uba wampaye nasanze ari ukugusuzugura cyane. Yari 300 na muri umuna w'umusaza 300 iyo gusubiza nasanze ari ukugusuzugura cyane kandi nta mugabo yasuzugura nde. ariko ibyo muragenda uvugamo ndabyumva kuko Julie nanjye namubwiye ibintu uri kumva turanabyumvikana fresh ntabwo yongeye kunsubiza. Julie na mukuru wa Nuza ari hano arimo arasayitinga na Julie mukuru wa Kenisoro. Jarine uramubona kuri comment. Jarine usiga wa Canada urara muri salo. Arimo arakomentinga hano arimo arafana Julie. Nira uwo erega niyo mpamvu Kenisoro yazimye kubera Jarine atakiri kumwe nawe. Ubwo ni manager we uriya Jarine akazi ko manager akazi cyane. Ariko Kenisoro yazimiye iriya na Jarine azimirinde. Urumva ariko oya Julie bura nabi ibyo uvuze kuri Julie mise myumva Julie narakubashe cyane kudafata amafaranga wanyohereje kugira ngo nyagusubize ndayarya sinagutwikira. Rero Julie ntabwo nshaka kugira ngo singutwikire shaka yandi. Shaka yandi yampe dukora akazi kubera nari nzi ko bizakugora kugira ngo yampe yose icyarimwe ubwo wishyuyeho igice ishuri ikindi dukora akazi nuko dukora. Julie yagendaga akajya kwa Kazungu ka bosi akamuha amadolari 200 sorry mwana icyo giskwera cyane no uvuga mwana twagiye ko kimvuga Kazungu karakara cyane twagiye dumba. Julie icyo ugiye gukora ugiye kongera kugenda hahandi wohereza amafaranga wohereza yanda nkana nka yandi twongere doneho dukore. Sibyo
Juliet ni umuntu utinze muri iyi showbiz agomba kuba bizi ariko Dumba kanguhe nandi man aha bigenze uko nkuko Juliet twite dukomeza aho ndaba nkabije nawe ayashizeho nawe Dumba ariko nawe umukirekazi wamubabaje Lilipupe nagende wamubabaje Lilipupe ariko je agira pepa bwira Juliet je agira pepa bwira Juliet ngo ndaje nyimuhe ni wumva ahubwo Juliet utangiye kugenda uvuga ibintu bizima sha oya atangiye kumenya ubwenge oya Juliet mbise mwemera jewe Juliet ni igikoko kuba umaze muri game imyaka iyi ngiyi yose numenye ko uko ariko tubigenza Juliet nawe nagukishijemo ijisho nagukishijemo ijisho buriya cyane umuntu nkawe utize muri showbiz nkuko ukaba waragenyeye n'abajura ba mbere ku isi nka ba Debeli ukaba utazi ukuntu ibi bintu bigenda Juliet ni igikoko namukunze wamubonye buriya bayumva buriya yagejeje gupima arebe avuga ati Dumba nawe arabizi Juliet message yayibonye badajije ngo message Dumba kombana nawe nta kirimo Dumba kuramo ingofero turebe n'abantu barimo baragenda yukubwira ngo ukuremo ingofero ngo barebe uruhara rwanjye aho narwe erega abantu bari abantu bakigura telefone uruhara rwanjye aho narwerekeye abantu urumva uruhara rwanjye noneho ruratwika kurusha inda yaje nanjye njya nuzanamo gake begareka mugira kashapu mugira ari ngo ushaka kashapu ngo Dumba nampe kashapu mugurire akantu oya shira kuri PayPal kashapu nayo mfite cyangwa shira kuri kashapu ya je ariko rero ni babandi bagera ku ngura amere nko undi wo gukubize yandi yagwite yandi njyewe ndakara ntago meze nka je ndakara cyane wohereza utwo tudorari twawe 200 300 iyo natugusubije ari ikiboro ejo bundi bigeze kumamagara uri kumwe nacyo kivuga amahombo kiri kumwe nanjye man iki je ntuzongere kumamagara uri kumwe n'abakaritasi nkawe ndabyibuka urabyibuka ndabyibuka kumvugisha ubugambo ukavugana ubugambo nahise ngikura buriya narakibabaye ko yari wowe wari uriho ntago nagitutse wari ukigiye wamvugisha ubugambo kisanzuye kubera ngo cyaguhaye $100 noneho Amerika yigira abantu bisanzura cyane ariko menya ni indwara y'abadiaspora bose abadiaspora bagira indwara bisanzura cyane barisanzura abadiaspora muri sanzura abadiaspora barisanzura bimwe bikomeye cyane njye nsigaye mbitukana iyo nyisanzuyeho cyane ndakubwira ati mva hano urumva ariko BM Jizzo fata ndi uyohereze akazi gakorwe Dumba $400 ura aho $400 $400 nyine nkora ibintu bingana na $400 ariko iyo ubonye ubundi kwa kundi nyantwikira umuntu mukajya kubona kirahindutse mutangiye kukijyamo aho umuntu aba yankubise n'igihumbi cyanjye $100 ngewe nuko nkora urumva je buriya kwa kundi njya ntwika nkatwika mukajya kubona umuntu uramutwikiye hatangiye gusha hahiye neza buriya aba yankubise n'igihumbi cyanjye $100 icyo gihe ngura hatwika hagashumika sana kubadida umuswera ngo namuriye se hano turaganira ntabwo turaganira Juliet Mjizo turimo turaganira reka giza umukirekazi ariko waramubabaje bitari Lilipupe yababaye cyane nagenda ari naje kumenya erega nuko nashaka kubisubiramo byabaye kera ariko hari ibintu byabaye simenye impamvu byabaye noneho ejo bundi
uno munsi mu gitondo nari ndimo ndaganira na Brandine arambwira ati ni Lilipupe yari yabikoze. Rwose nk'ibyo bintu umwana byabo bandimwe n'ibiki byose kuko ntabwo ari sawa n'ugafata uruhande Dumba. Ntabwo mba nafashe uruhande ukuntu byagenze. Ukuntu byagenze ikibazo cy'umuntu bita Brandine iyo atarimo aruzura n'umuntu urumva iyo atarimo aruzura n'umuntu muri icyo gihe aba agomba gukoresha amakosa kugira ngo uwo muntu umwange. Ukuntu byagenze umunsi umwe nari ariko yabyuhiye ubwe Brandine yatarimo aruzura n'umuntu muri iyo minsi aba agomba gukoresha amakosa ngo runaka umwange. Reka nkubwire ukuntu rero byagenze Lilipupe kugira ngo mwange nahisemo ega namwanze uno munsi narwo namwanzije. Lilipupe kugira ngo mwange uno munsi nayimaze ari cyagihe zo muri lockdown urabyibuka? Wowe na Semuhungu nande na wese Muhungu Dekati bande mwari murajya Jessinge ku ruhande rwayo murwanya Brandine. Noneho Lilipupe yari ku ikipe yanyu. Noneho hari ukuntu abantu bagenda bavugana even behind. Noneho abantu bambonye hari ukuntu nagendaga cya Brandine mwagatwite nkahita nandika muri comment ati kajewe nagatswe. Noneho umunsi umwe nari ndawujya kubona Brandine aranyatatse muri DM. Arambwira ati Dumba uranshaka hiki. Ndamubwira ati ngenda gushaka hiki Brandine mu bantu bose ubu uri ku ruhande rwawe ati nanjye uranyatatse. Ati wa mugani urizi kuri bipolar baguma bavuga kuri bipolar ati no ati Dumba atuguma uvuga izina ryanjye muri kuri live ngo bakantuka atugire ko wewe ngo bakantuka ariko Brandine mama ntiyashaka kumbwira uwari wagumaga umwohereza ibintu ngo namututse ngo nabone kuri live nabone. Noneho uno munsi twarimo turaganira arambwira ngo rega umuntu yari bwambwiye ko ngo wanutse muri Lilipupe yabaga yanyohereje akabwira ngo Dumba arimo araguteza abantu. Ni today noneho coincidentally uyisubivuga ahari kandi urabizi ko ngewe ijambo n'irindaramu. Lilipupe ntabwo nshaka ko aya matiko agaruka ugomba kumusaba imbabazi. Ntabwo nshaka ko aya matiko agaruka kubera ubu ngubu nshatse byagaruka. Uke mu gikari unsaba imbabazi ni ibintu bisanzwe kubera washakaga ko Brandine mu mutwika n'ubundi icyo gihe hari sinabyaye wakira game yawe ariko nyine aho ngaho ngewe nkanjye wahise unshira kini kandi ndabimenya. So rero iyo ndabimenya ntabwo twari ko tumeze neza kandi Brandine ashobora ko yarakubeshya. Aho niho kiza kubera ikibazo. Brandine ashobora ko yarakubeshya Lilipupe ntabwo kubera Brandine kwemera ko yambeshye yabikiraho ikibazo kinini cyane. Ntabwo ashobora kwemera ko yambeshye. Reka nshobora cya Brian kiraje. Urumva